Ibyo bintu byagiye bikurura uko nagiye mbimena, byagiye byegera no ku gitsina. Sinavuga ngo mfite aho mba muranzerera. Sorry. Byamfashe ndi Kayonza nanone kundi mukobwa. Umukobwa naje mbana nawe hano ahangaha Musanze. Ego. Niwe wagiye ambwira yuko ndi kunuka. Akubwira kuri kunuka. Ego. Ubu rarangaje. Negekaho. Ko ari ku muhanda. Nta kibazo. Nk'abasambo cyangwa se abagizi ba nabi bagusanze mu nzu. Nagira Imana nkabona uwinjira akanyica. Nuko ejo n'ejo bundi mbisi neza bazansohora mu nzu. Tukavuga ntago azakomeza anyihanganira. Nko mu gitondo nanone yagarutse ndamubwira rero njye nta mafaranga ndabona, nta nayo mfite, nimbifatirana navurwa hakiri kare amaguru akiri magufi nkakira. Ariko nutinda uzakuramo kanseri bikugore kwivuza. Reka ngusuhuze woherereye mu duce tugiye dutandukanye, nizere yuko aho uri hose ukomeje kugubwa neza. Kuri uyu munsi wa none turi kwa Frida, twafashe urugendo nyuma y'iminsi itari mike tuganira nawe, tumubwira ko tugomba kuzaganira. Niyo mpamvu rero muri aka kanya turi hano kwa Frida kugira ngo tuganire, tumenye uburwayi afite, ikibazo afite kijyanye n'uburwayi byifashe bite. Reka tumuhe ikaze, nawe ngushimire cyane tubana mu buzima bwa buri munsi. Uyu ni Umutako TV, ndacyari MC Seti nk'uko bisanzwe. Frida, tuguhaye ikaze ku Umutako TV, watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukundwa Frida, mu rugo bwite kavukire ni mu Mutara, Akarere ka Nyagatare. Uragerageza ugende wongera kwijwi ho gatoya. Murakoze. Mu rugo bwite kavukire ni mu Mutara, Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Rwemasha, n'undi mudugudu ni uwo waho ngaho wa Rwemasha. Noneho turabizi neza twe turabizi ku giti cyacu, ariko noneho abadukurikiye ntago bazi Frida. Niyo mpamvu tugiye kuganira nawe, niyo mpamvu barimo kubona Frida no ku Umutako TV. Niyo mpamvu rero nari maze kubwira abadukurikiye ati twari twafashe umwanzuro ndetse dufata n'umwanya wo kujya tuze tugusure nyuma y'igihe kitari gitoya, nanone tuvugana tukubwira ko tuzagusura tukaganira ku burwayi bwawe. Nagira ngo utangire ubwira abadukurikiye uburwayi bwawe wafashwe gute, bwaje gute, ubu tuvugana uburwayi bwawe buhagaze gute. Gusa watangira ubwira abadukurikiye uko uburwayi bwawe bwatangiye nuko wafashwe. Butangira habanjije akaguru. Akaguru uko gateye niko kabanjije kugira akantu ko guparariza. Yego. Nyuma yaho hahita hazaho ibintu bitutuka nk'amazi. Ku kaguru hasi, ku kirenge? Yego. Ku kibero yego. Ibyo bintu byagiye bikurura uko nagiye mbimena, byagiye byegera no ku gitsina. Ndabikuraho nazinaha, byangombwa ko njya kwa muganga bambwira yuko mbifatirana hakiri kare kugira ngo naza gukuramo iyindi ndwara. Uwafashwe ukiri mu Mutara? Hapi. Wafashwe uri hehe? Ujya kubimena wari uri hehe tutaragera mu gihe wazinaha? Sinavuga ngo mfite aho mba muranzerera. Sorry. Byamfashe ndi Kayonza nanone kundi mukobwa. Umukobwa arangije we ahita bimbwira yuko tutabana. Nyita mava mbibwira uyu ni wambwiye yuko naza nkabana nawe. Umukobwa naje mbana nawe hano ahangaha Musanze. Ego. Niwe wagiye ambwira yuko ndi kunuka. Akubwira kuri kunuka. Ego. Wafashwe ryari? Uburwayi mbumaranye amezi 4. Ego. Ubwo wafashwe nko mu kwa 12 kurangira? Ya. Ego.
noneho umaze kumena ku kibero hatangiye habyimba, hatangiye biza nk'ibintu by'ubushye, ego bikakwereka ko ari ubushye, ariko benshi bavugaga ko ari ubushye, ariko ntago nigeze nshya. mu kubituritsa bigenda byegera ku gitsina. Yego. Aho amazi yagendaga agwa byagendaga byifata aho ngaho, aho amazi yagendaga atonyanga yabyo hagendaga hazaho utundi. Yo. Bigeze aho ngaho njya kwa muganga, bamutaransiferi yo kujya ku bitaro bikuru ku Muhima barambwira. Wabanjirije he? Kacyiru, hano ku kigo nderabuzima. Ego. Njya Kanyuza ya ku Muhima, nabwo nakoreshaga 100%. Bansaba kuzaca mu cyuma, banyohereza Kanombe nibo bambwiye ko nzarwara, kandi ndakurwara kanseri. Ego. Byazanira kanseri. Noneho nkubwira ni komeza wihangane. Uyu munsi wa none n'ubu tuvugana n'izi saa n'uyu munota, hari abamaze kuva mu mwuka w'abazima, hari abamaze gupfa, hari abapfuye mu gitondo, hari abari bwitaba Imana nijoro. Ejo iyi si turimo nikimeze, niyo mpamvu ndi kukubwira ni komera cyane mu mutima, kuba ugihumeka umwuka w'abazima, hari umugambi Imana ikigufiteho. Nagira ngo rero ngusabe ubanze wereka abadukurikiye ku burwayi bwawe, noneho dukomeze tuganira, utubwira uko bikomeje kwifata, naho uburwayi bugeze, n'igisabwa kugira ngo ube wakorerwa cyangwa wakira. Kameramani nafashe noneho abashe kuba yagerageza gukurura neza hari uburwayi, ariko nawe ugerageze wereke. Si ngombwa kwerekana ubusa, urumva ko byagiye bifata ahantu henshi cyane, ariko ugerageze noneho umwereke n'abadukurikiye babashe kubona neza uko uburwayi bwawe buhagaze. Ngira ngo rero ndimo kubwira ni niyo mpamvu kuri uyu munsi wa none twafashe umwanzuro wo gusura mushiki wacu nyuma y'igihe kitari gito kitari kinini, ariko tuvugana atubwira ko arwaye, ndetse kandi ubuzima butameze neza. Ubuzima, nkunda kuvuga ni ubuzima ni ubuzima, uko twiri uyu munsi hari igihe bihinduka, siko dushobora kuba twarara. Niyo mpamvu buriya nanone mu buzima bwa buri munsi tuba tugomba kumenya yuko Uwiteka ashobora byose, kandi tugasenga mu byo dukora byose, tukagerageza kwiyambaza Uwiteka, kuko ari we ushobora byose. Niwe wenyine ushobora kuba yagira icyo akora mu gihe ibintu byanze, mu gihe ibintu byananiye umuganga, mu gihe ubuzima bwananiye abavandimwe, mu gihe ubuzima bwananiye abaturanyi, mu gihe ubuzima urimo bwananiye ababyeyi bawe, mu gihe ubuzima urimo bwananiye abo mwakuranye, abo mwiganye n'abo mugendana. Ariko buriya ngo Uwiteka niwe ushobora byose. None muri ubwo burwayi urabona yuko ari ikibazo gikomeye. Wari umaze kuvuga ati mugenzi wanjye nafatiwe Kayonza, ni Kayonza, yaranyirukanye ambwira ko tutagishoboye kuba twabana. Wari umaze kutubwira ati ahangaha Musanze uwo twabanaga nawe byarangiye anaye, ndetse kandi utubwira yuko mugenzi wawe w'Ikayonza yakubwiye yuko urimo kunuka, udafite impumuro nziza, mutakibanye. Frida mu buzima busanzwe ni muntu ki? Tubaye dutarutseho gato kuri ubu burwayi, Frida ni muntu ki? Ubu burwayi ko uri kubana nabwo ubayeho ute? Tugusanze uri wenyine, ubana nabwo gute? Byifashe bite? Sinzi ngo nkubwire ngo iki, uko nsanze ni uko. Ntabwo navuga ngo wenda mfite, ku buryo navuga ngo wenda hari ikintu naba mfite. Ngira neza araza nkaba nanzaniye ikintu, nuko
ariko byanga byakunda ntago yagera rimwe kabiri gatatu ejo nibabona ndanatangiye gusohoka ashobora kuvuga ati ntiyirwaneho. Kandi wenda n'impamvu wenda n'uyu nawe byanga byakunda bazansohora mu nzu kuba nta bushobozi ndabona bwo kwishyura inzu. Hano urakodesha? Njyewe naje nje kurwarira ku muntu ansigamo. Kunsigamo umukobwa yambwiye yuko nuka afata amatora arambeshya, n'iyindi namusanganye yansigiye afata amatora arambeshya ngo ntago ayiye, naho byanga byakunda yari agiye gukodesha ahandi. Niko kubaho gutyo. Bukeye bwaho nibwo bamuhamagaye arababwira ngo nibambaze ngo mukomange ngo umukobwa urimo ariwe ubishyura, kandi mu bishoboka pe mana sinzi niwe wanzanye. Ndumva ntabwo nari ubwigire umuntu wa hatari nze kuba i Kigali nta bushobozi. Niyo waza uvuga ngo wenda mfite wenda nk'ibihumbi 20 ku mufuka, wenda mvuga ngo nakodesha. Ndakumva. Rero biba bigoye kuba nabona ngo mbone amafaranga yo gukodesha. Biba bingoye cyane, birangoye. Nubwo ejo n'ejo bundi mbisi neza bazansohora mu nzu, tukavuga ntabwo azakomeza anyihanganira. Nko mu gitondo nanone yagarutse ndamubwira rero njye nta mafaranga ndabona, nta nayo mfite, uhanzanye abonye ko yagiye. None ngo hari inzu za Kigali z'ubuntu zihaba, mubajije ayo ikodesha numva mbwiye amafaranga menshi ntanigeze ngera muri njye. Yakubwiye angahe? Yambwiye 21. 21? Ego. So nahise ncika intege bishoboka, numva noneho nsubiye ububisi, numva uburwayi buriyongereye. Ndibaza ubu nanyirukana muri iyi nzu noneho ndarwarira he? Uwo mukobwa mugenzi wawe ajya kukuzana ndetse kandi ajya no kuguta mu nzu, yagutaye hashize igihe kingana iki? Yakuzanye ari mu ntoki kuri wowe? Ntabwo nari muzi neza, twahuriye muri gurupe, abyumva nyine babivuga. Gurupe yihe? Ni y'urubyiruko, harimo ba Vestina na ba Dorcas. Ni gurupe ya WhatsApp? Ni gurupe? Ego. Byumva babivuga gutyo, we afata nimero yanjye anyandikira inbox arampamagara. Twari tumaranye ntabwo ari igihe kinini, navuga ntabwo ari kinini. Ugereranyije kingana gute? Kuko yankuye navuye Kayonza, twari tumaranye ukwezi. Twari tumaranye ukwezi nibwo yahise agenda. None dusanze uri wenyine, uri mu burwayi, urarwaye kandi urabona ko ufite ikibazo gikomeye. Nta muryango, nta babyeyi, niye mpamvu urwaye uri wenyine? Kandi ko muri ubu buzima tunyuramo cyangwa se uko umuntu abaho mu buzima bwa buri munsi, hari igihe aba afite inshuti, afite ababyeyi, yaba atanabafite akaba yaragize ibyago bakitaba Imana. Frida nta nshuti afite, nta babyeyi afite, nta barumuna be, nta bakuru be. Frida ubu byifashe bite, bihagaze gute? N'ubu tuvugana ntabwo ndamenya wenda ngo imiryango yanjye ngirihe. Story yanjye ni ndende. Basi nayobewe n'umuntu wanambwira ngo baraha cyangwa wenda bazitsa, menye wenda ngo barapfuye, ariko nta muntu nzi. Ndiho gutyo nyine, ndiho gutyo, nta muntu ndamenya. Biba bingoye kuko
kuko nabanaga nawe yari umukecuru. yego Umukecuru nabanaga nawe nagerageje kumubaza, kambwiye ngo mwana ngo uceceke uzi yabyibonera, nuko yambwiraga. Ntabwo rero nigeze arinda apfa, nta kintu ndumva, ahubwo abana be nibo babimbwiye yuko. bakubwiye gute? Bambwiye yuko nta sano mfitanye nabo. yego amaze kwitaba Imana. Uwo mukecuru bambwiye ko nta sano mfitanye nabo. Kuko bambwiye ubwoko, bambwira yuko ababyeyi banjye batazi ahantu bari. bajya kukuganiriza bakakubwira ko nta sano mufitanye ndetse kandi batazi n'aho ababyeyi bawe Bambwiraga bari. yuko ari bo bamishe. bakubwiraga yuko Ari bo bamishe. ari bo baguhishe. baguhishe mu gihe cy'intambara. yego ngo njye ntabwo numva ntabyo nari nzi, ngo namenya ngo byari bimeze bite. Kambwira ati ariko dutegereze bizatinda, wenda uzanababona. Ubwo nyine mbaho gutyo, ntabwo nzi ngo barihe babaho. ese mu gihe cya jenoside bashobora kuba barakubeshye, kuko ubu ndahamya ndizera neza ko hashize imyaka 20 jenoside ibaye. ni 28. urumva muri iyo myaka 26 ufite wari utaravuka mu gihe cya jenoside. ntabwo bagusobanuriye neza, kuko ubu tumaze kwibuka ku nshuro ya 28. sibyo? jenoside yabaye 94. yego hashize imyaka 28 jenoside ibaye. sibyo? urumva rero ni ikibazo gikomeye. gusa icyo nakubwira cyo komeza wihangane kandi ukomere mu mutima. none kwa muganga bakubwiye ngo iki tugaruka ku burwayi, bakubwiye ko uburwayi bwawe kugira ngo bukire hasabwa iki? Nawe niko yambwira. yego natwe tuba tugishakisha ubushobozi, ntago biba byoroshye. urumva kandi ayo mafaranga yakubwiye 800 miliyoni biragoye. gusa ndizera neza ko hari ushobora kuba yabona iki kiganiro cyangwa yareba iki kiganiro cyangwa urimo no kukireba, akaba yavuga ati reka uriya mwana w'umukobwa mwegere mufashe abe yavuzwa, abe yakira, ntazabasha kwiteza imbere nk'abandi, ndetse kandi agirire n'akamaro igihugu cye avukamo. nuko arakubwira ati miliyoni cyangwa 800. komeza aho ngaho twari tugeze. suri ihangane. Yambwiye ngo nakoresha 800, ariko yambwiraga yuko nateguza miliyoni kubera na tike izabura nimujyana byanga byakunda. we ni uko yambwiraga ati ubwo udafite mituweli wazashaka ayo mafaranga, noneho twebwe tukagerageza kuzanira iki miti. ubu uramutse ubonye mituweli wabasha kuvurwa kuri mituweli? ntabwo nigeze ngira umugisha wo kubasobanuza, kuko barabimbwiye mpita ncika intege. ufite nimero zabo? nk'uko baguye nimero zacu wasiganye nimero zabo? ndaza kureba, ndumva nzifite mu gapapuro ahantu bazanditse. uzi kugerageza, natwe turakomeza tujye tuvugana nawe duhanahana amakuru, noneho urebe ko ufite nimero zabo uzatubwira, noneho unamenye niba ubonye mituweli wabasha kuvurwa. bivuze ngo ubu tuvugana nta mituweli ufite, cyane ko imbere gatoya inyuma gatoya mu kiganiro twajyanye wambwiye ati ndi ku Muhima nivuzaga ku 100%. muganga yakwijeje yuko ushobora kuba wavurwa kandi ukaba wakira? niko yavugaga. yambwiraga yuko nimbifatirana navurwa hakiri kare, amaguru akiri magufi nkakira. ariko nutinda uzakuramo kanseri bikugore kwivuza. ntabwo yagusobanuriye wenda ubwoko bwa kanseri uzahura nabwo? hari nka kanseri wenda yo mu maraso, kubera ngewe ubwa mbere magera nahageze akaguru katari gukora, kari kabaye paraliza. yego
nuko rero bambwiraga nyine ko nshobora kuzarwara kanseri bikaba ngombwa yuko ntangira kugendera ku mbago yego cyangwa kubyara ugasanga ngo birangoye. ntabwo biba byoroshye. Ndakumva ngo uteze amatwi. Ntabwo yagusobanuriye yakubwiye ko kubyara ari byo byazaba ikibazo? yambwiye yuko akaguru ko bakabonaga bambwiye yuko nintindaho nshobora kuzatangira kugendera ku mbago kandi bikazangora cyane no kubyara. Uracyari umukobwa? Ntabwo biba byoroshye. None nk'abantu badukurikirana ku Mutako TV, icyifuzo ku burwayi ufite ni ikihe? icyifuzo cyanjye nuko ntabwo turi kubategeka, nta nubwo tugiye kubabwira ngo nimufashe Frida. Gusa umwe muri abo ngabo urimo kureba iki kiganiro turimo kugirana ashobora kuvuga ati ariko njyewe nubwo ntafite ubushobozi kuko nabona iyo miliyoni cyangwa 800 nabona iki? Ndetse kandi akaba nawe yaba afite inshuti yabasha guhura nazo bakicara noneho bakaganira akabereka ku kibazo cyawe, mbese abantu bagahererekanya amakuru noneho bakaba bagira umutima wo kuvuga ati reka dusange uyu mwana w'umukobwa tumufashe turebe ko yavurwa nawe azabasha kugira icyo yimarira mu buzima, areke kumugara akiri mutoya. Icyo wabwira noneho abantu badukurikirana ku Mutako TV ni iki? Icyo nababwira nuko bamfasha gusenga, wenda nabona ubwishu ku buryo najya kwa muganga nkivuza nanjye nkabaho nk'abandi. Ntabwo nishimye kuba namugara, biragoye kubona umwana w'umukobwa amugaye, nibwo usanga kenshi na kenshi umuntu ashaka izindi nzira zo kwiyahura cyangwa zo gucamo, ariko kwizera kurarema. Bamfashije bafatanyije n'Imana, nta mwana w'umuntu wakwicira inzira, Imana niyo ya mbere. Basi nkabona uko najya kwivuza, bizi neza ko n'ibindi byose nazabigeraho, shima Imana kandi kubera ubwitange bwabo. Ndetse kandi Imana ikaba yakorera no mu bantu. None Free, kwamaze kuvuga ati kwa muganga banciye amafaranga menshi, numva ngize ubwoba. Ndetse kandi uratubwira ati umukobwa wanzanye ahangaha duhuriye muri groupe yari irimo ba Vestina na Dorcas, byaje kurangira ambwira ko nari ndi kumunukira. Urumva ko yabaye umwe na wa wundi w'Ikayonza agafata uburiri mwararagaho, ari nawe wakwizaniye kugira ngo mubane, akurwaze arebe yuko wabasha korerwa cyangwa wakira, akaguta mu nzu. Ukaba urimo kugira uti nyirinzu yambwiye yuko ari amafaranga 20 na ni 21 21 ukaba uvuga ati nta mafaranga menshi ngiye natari nanagira mu buzima. Ubu bagusohoye mu nzu, ubu tuvugana wakerekera hehe nyuma yo kutubwira yuko nta muryango, naho wakuriye umucecuru wakureze yitabye Imana, ndetse n'abana be bakagusobanura yuko ntacyo mupfana? Inzira nebyire kandi ndumva neza njye umugambi narawufashe, baramutse bansohoye mu nzu naranakira. Haki ya Mungu ntabwo narengana hano ku muhanda nariyahura, kuko nta kintu ndamiye habe na gito. Reka nkubwire komera wihangane. Gusa muri wowe wakomeje kumbwira ijambo rigira riti kwizera kuruta
kunesha. nshobora kwizera iyi nzu si iya data yaba yarasize yarubatse cyangwa mvuge ngo ni umunani wanjye bampaye. Umwanya wari wo wose afite umwanya wose wo kuvuga ngo usohoka mu nzu. Naho najya kumurega, ntabwo najya no kuvuga ngo nse ko ndwaye ibiki. Gusa yaba nabonaga wenda make nkaba mwishyuyeho, wenda njye nkagerageza gukomeza kureba ko nabona ubushobozi bwo kwivuza, ariko nyir'inzu nayamuhaye ninya ideni. Ejo bundi yansaba nararyamye ndavuga ninkinga se umyinzi nkapfira mu nzu n'ideni ry'umuntu. Njye ideni ngibaraho, ariko nta nubwo njya nkunda gukinga buriya nijoro. Mba ndi kuvuga ati mpfuye n'uyu nguyu mufitiye amafaranga y'inzu, nubwo atari njye wayishyuraga bizamberaho ikibazo. Ubu urarangaje ntegekaho ko ari ku muhanda nta kibazo, nk'abasambo cyangwa se abagizi ba nabi bagusanze mu nzu. nagira Imana nkabona uwinjira akanyica. Oya, reka kwiheba. Hari ijambo nakubwiye ni hari impamvu ukiri guhumeka umwuka w'abazima. Imana iracyagufiteho umugambi kandi komera wihangane. Reka ngushimire nkubwira ni mu buzima ntabwo ibintu biba byoroshye. Hirya no hino abantu turi mu bibazo bigiye bitandukanye, gusa ibibazo birarutanwa. Ufite icyo wakora, ufite icyo nakora, niyo yaba inote ya 500, niyo yaba inote y'igihumbi. Ngira ngo urimo kumva ubuzima bw'uyu mukobwa ndetse kandi n'uburwayi bwe. Aho tuvugira ahangaha ari wenyine mu nzu, nta muvandimwe, nta nshuti bari kumwe, nta mubyeyi, nta papa, nta mama, nta murumuna, nta mukuru. Urumva ko ubuzima buba butoroshye. Hari icyo wakora, wowe ufite umutima wo gufasha, hari icyo ushobora gukora ku buzima bwa Frida, ukamwegera mugasenga, icyo ushoboye ukakimufasha. Wahamagara kuri iyo nimero urimo kureba kuri screen yawe. Tugana ku musozo w'ikiganiro, icyo nabibutsa nuko ineza, kugira neza burya ngo bisanga imbere. Dufatikanyirize hamwe nk'Abanyarwanda tubashe kwegerana bagenzi bacu bari mu bihe bikomeye, mu buzima butoroshye. Icyo dufite tubashe kuba twabegera. Uyu ni Umutako TV, njye mwari muri kumwe MC Seti nk'uko bisanzwe. Nizere yuko iki kiganiro ubonye agahinda uyu mwana w'umukobwa afite, hari icyo uri bukore kuri iyo nimero urimo kubona kuri screen yawe, ukaba wamuhamagara ukamuhumuriza. Hari icyo ufite cyo kumufasha ukaba wamufasha. Nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Murakoze, ndabashimiye mwese nk'uko mwadukurikiye, kandi namwe nabibagiwe. Mwakoze ku bwitange bwanyu. Imana ibahe umugisha. Imana ikumera imigisha itagabanyije.